Reka nongere mbasuhuze inshuti bakunzi ba MC Rubangukana bigwi nkuko bisanzwe rero murabimenyereye genda hagati gaturi ku muriro ka karutica umugambi wemeje guhiga nkesa nkabigikano cy'imfizi rirukwarwe muhandi rusakarane nkubito nyir'ingoma ndicumura icumbikira abacumbitsi ariko ndi nyamibwa bufundu ngendanije abo kwijanja banyita rudatinya mwene ntabwo barogegana ingoma ndi umuronkwana niyabanzi ubwo bane yari igihumbi babanja ko bisunga imbere ntindakwica ntakurashe ubwo mbagatereye mwitama ndavugiriza utwari dusigaye inyuma duterera hejuru icyarimwe batuyusumu uyu musore ni igikaka no kutumara bati naharirwe kuduhabya maze nanjye ndabahabya niko mwokagira imana mwe reka nongere mbasuhuze rero murabizi Rubangukana bigwi uwasenga imana waruberanira rwa rwatambuga umunyabufundu banizihiye inkera banizihiye gutaramana namwe ngira ngo murabizi mumaze kumenyera ko kwa Rubangukana bigwi iyo nikindikije inkindi zibereye kubataramira nikindikije inkindi zibereye kubasangiza ibyiza koko muhita muvuga muti u Rwanda n'uruyange utirebera u Rwanda n'uruyange wirebera u Rwanda n'uruyange uramamagaye ndaza we inkomoko ya byose dore n'amahoro ngizangano n'inkoko zubaka u Rwanda yewe irebera u Rwanda n'uruyange mama we irebera u Rwanda n'uruyange uti irebere u Rwanda n'uruyange inkomoko ya byose burya ngo ni amahoro mwokagira imana mwe uti inkomoko ya byose dore ni amahoro irebere u Rwanda n'uruyange maze rero tukaririmba u Rwanda koko tukizihirwa bya nyabyo nge rero ndi Rubangukana bigwi nk'ibisanzwe ndaje ngo twigane nigarukiye mu kiganiro n'ibya bihe uyu munsi ndagira ngo mwokagira imana mwe munyemerere muri bya bihe twigire ku insigamigani munyemerere uyu munsi tugiye kugaruka ku nsigamigani bise nzashira ngurugunzu cyangwa se nzashira ingurugunzu nkiringagi nzashira ingurugunzu nkiringagi iyi ni insigamigani rero nk'abanyarwanda ndabizi ntago ari ubwa mbere uyumvise ushobora kuba atari ubwa mbere uyumvise cyangwa se hari nk'umuntu uwumvise arimo avuga ati nzashira ingurugunzu nkiringagi ahangaha rero ngurugunzu cyangwa se ingurugunzu aha ni mu karere ka Ngororero aha ni mu karere ka Ngororero mu kagari ka Karambo aho bita mu umurenge wuhe wa Tumba yego ari mu karere ka Ngororero mu kagari ka Karambo umurenge wa Tumba ahangaha rero kuri uyu musozi bita Ngurugunzu ahangaha batubwira yuko mu mateka umugabo bitaga Ngagi yahatuye atura ingurugunzu ahangaha kuri uyu musozi bavuga ko yahatuye ahasaga mu mwaka w'1600 yego uyu musozi rero kugira ngo bawite ngurugunzu ubundi abahanga cyangwa se abakoze ubushakashatsi batubwiye ko uyu musozi ni umusozi munini cyane uriho amashyamba harimo ibitare ariko bakavuga ko nanone habaye inyamaswa bitaga ingunzu abakoze ubushakashatsi rero bavuga ko kugira ngo uyu musozi witwe ngurugunzu ahangaha kunze no kuba abahigi bahigaga izo ngunzu rero babivuga bakavuga bati ruguru ingunzu ukumva nyine nubwo bahaburiye izina ariko bakavuga bati byanze bikunze ni ingurugunzu ruguru ingunzu uyu musozi rero ubona izina rero rya ngurugunzu gutyo yego rero umugabo rero Ngagi yaje gutura ingurugunzu ariko ahatura nta muntu umuzi akaba yari umugabo w'umunyamahoro akaba kandi imfura cyane ndetse bakora ibitaramo nawe ayajya mu bitaramo bakamukandagira ndetse ngo hari nubwo bamushinze icumu ku kirenge ariko arituriza ati nzashira ingurugunzu nkiringagi
bishatse kuvuga ati nzarinda mva ngurugunzu cyangwa se nzarinda mva ahangaha ntahemutse, nzarinda mva ahangaha nkiri wa wundi, nkiri wa munyamahoro. Yego, nuko rero Ngagi akiberaho gutyo, abantu bakamuhemukira, ndetse ngo habaho ubwo hari umugabo ugeze kumubonamo umunyamahoro, aramubwira ati ariko wanyemereye tukibanira. Ngagi ati nta kibazo rwose, uzaze twibanire. Ku buryo uyu mugabo yaje kuza yubaka inzu mu ye. Yego, yubaka inzu mu yindi. Ngagi ariko kuko yari umunyamahoro arabyemera, ati jyewe nzashira ingurugunzu nkiri Ngagi. Nuko igihe kigeze rero uyu mugabo aramubwira ati Ngagi rero ngwino uhagarare ku nzu yawe, iyanjye ngiye kuyitwika nigendere. Urumva icyo kintu, gutwika inzu yubatse mu yindi? Ngaho reba nawe utekereze ukuntu wari guhagarara ku yawe. Nuko Ngagi aramubwira ati nzashira ingurugunzu nkiri Ngagi, ngaho yitwike. Nuko arayitwika. Iyi nzu rero amaze kuyitwika, Ngagi nyine aravuga ati n'ubundi icyo niyemeje cyo nzarinda nzashira ingurugunzu ntahemutse. Ngagi rero n'ubundi yaje kurengera aho bita mu Buhoma. Ahangaha ni mu karere ka Nyabihu. Aha niho yaje kurengera, uretse ko amakuru dufite uyu munsi nuko n'ubundi naho yaje kuhava, cyane ko abantu bari batuye ahangaha baje kwimukira i Musanze, ari naho ushobora gusanga none izina Musanze naryo rishobora kuba byarakomotse. Nabyo tuzareba ukuntu tuzabishakira, ukuntu twazabivugaho, turebe tubishakire amakuru, tugende tumenya ese ubundi ibice bimeze bite. Iki ni cya kiganiro bya bihe, niyo mpamvu tuzajya tugenda tusura n'ahantu nyaburanga. Ubu igihe umwanya nuboneka neza, tuzareka n'ibiganiro tujye tugenda dusure ahantu nyaburanga. Yego rero, nuko rero Ngagi agize atya, ashize ingurugunzu akiri Ngagi, abahavuye gutyo atanduranyije, nta muntu wakozeho. Ndetse ibi bintu bishobora gushushanya ikindi kintu gikomeye mu muco nyarwanda, umurage musekuru munyarwanda, imyitwarire ya Ngagi ingurugunzu nayo ifite ikintu isobanuye, ifite ikintu ishushanya. Bityo rero abanyarwanda tujye twirinda guhemuka. Reka mbashimire rero, ikiganiro ni bya bihe, nge nitwa MC Rubangukana Bigwi. Icyo twarebaga ni insigamigani bise nzashira ingurugunzu nkiri Ngagi. Yego rero, Ngagi yari umuntu rero, ingurugunzu ni ahantu, ni umusozi, ngira ngo amaze gusobanukirwa inkomoko yabyo. Reka ngushimire rero, utarakora subscribe n'ubundi kora subscribe, ukore like ndetse ukino na comment, ubundi ukore no ukazogera ibiganiro bya MC Rubangukana Bigwi bijye bikugeraho ku gihe. Amahoro cyane, mbakunda kubi.